tubona n'abantu bagara kuba pastori, kuba shehe, kuba shumba bavaho bakabitabiba, kuba padiri akavuga ati uyu nguni bavuye mu nanjye. Hari n'umuntu wambwiye ati runaka ukuntu yari akijijwe akaba agiye mu kabari, naragenda ajya mu kabari kamwe k'umugabo umwe ndamuzi yitwaga Musoni, amubwira ati nyihera nanjye ninywera. Runaka we ntiyanyweye, ati nyihera nanjye ninywera. Noneho ndamubaza nise urabiretse? Ati ndabiretse. None akayabiretse. Niba ugendera ku muntu rero n'umundi uzataganga, banza umwe nurangiza uhage ugaruke. None rero nyuma yaho rero hari n'igihe cy'iherezo. Imana yaremye uko buri muntu afite imyaka. Bibiliya iravuga ngo abaramye cyane bagize imyaka 900, ngo ariko ubu ngubu ngo ntawe uzongera kurenza imyaka 70. Sibyo siko pastor? Uramye cyane ntarenze imyaka 70. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyari limite cyo kugeraho, ariko noneho hari n'ubundi buzima bw'iteka ryose, ubwo ari bw'abera bategereje. Tugume rero mu byizerwa ndetse tubyiteho cyane kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ibidutemba nabyo ni byinshi, ya miyaga yanzu ngo yubatswe ku musenyi, indi yubakwa ku rutare. Uwubatse ku musenyi imvura iragwa, byose byikubise kuri yanzu birahurura inzivaho. Ariko abubatse ku rutare aribo bagumye mu byizerwa, ngo imvura yaraguye, imivi iratemba, inzi isigara ihagaze. Nimuhagarare mu izina rya Yesu kandi mukore umurimo kubw'Umwami Imana azabashoboza. Mureke twizere Imana kandi tuyinambeho. Amen. Nicyo nabifuriza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Nshuti bakunze ibiganiro Arabohora TV, turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana. Nkuko musanzwe mubimenyereye hano kuri Arabohora TV, mukurikira ibiganiro birushaho kubinjiza mu buzima bwo kubaho, bibinjiza mu buzima bwo kunezeza Imana. Uyu munsi rero turi kumwe n'abakozi b'Imana, tugiye kuganira. Mwatangira mwibwira? Ndabashuhuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Betty. Ndanezerewe cyane kuvuga kuri ibi bintu bya Nyagasani. Ubundi ibintu by'Imana birubaka, bituma umuntu ananezerwa, nta munabi ku muntu wamenye Imana. Yesu abaho umugisha. Yesu ashimwe. Nanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Safari Gerard, ndi umukozi w'Imana. Nanjye nitwa Nyiriminega Alex, turabashuje mu izina rya Yesu. Nkuko mubyumvise rero ni abakozi b'Imana bakora imirimo itandukanye, ariko kandi uyu munsi bagiye kudufasha mu nsanganyamatsiko ijyanye no kuguma mu byizerwa k'umukristo. Muri iki gihe abakristo benshi barimo barahura n'ibintu bitandukanye. Rimwe na rimwe wakubitana n'umuntu wari uzi kera mu myaka 5 ishize cyangwa 10, ukamubaza ukabona imico afite n'imyitwarire yari afite siyo agifite. Hanyuma wamubaza akakubwira ati nyine ibihe byarahindutse, ariko se ibyo yizeye mbere byo byarahindutse? Tugiye kuganira rero byinshi, muragenda mwunguka, cyane cyane ko ari abakozi b'Imana basanzwe bamenyereye umurimo w'Imana. Turahera kuri Nyiramukiza Betty. Murakoze. Kuguma mu byo wizeye, iyi ntego ni nziza cyane. Twifashishije Timoteyo wa 2:4-5, haravuga ngo ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Amen. Uyu ni Timoteyo, ni Paulo wahuguraga Timoteyo, we yamubwiraga ngo ariko weho muntu w'Imana wirinde muri byose,
ubundi kuguma mu byizerwa cyangwa ubundi byizerwa ni byinshi. Hari abantu bizera ibintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tuziringira izina ry'Imana yacu. Amen. Rero kuguma mu byizerwa, ikintu navugaho ni ukurinda ibyo wizeye. Ese ibyo wizeye ni ibiki? Ibyo wizeye ushobora kuba warizeye Imana, rinda agakiza kari muri wowe. Kuguma mu byizerwa rero ni ukwirinda, kurinda agakiza, kurinda umuhamagaro. Ubundi si twe twirinda, ni Imana iturinda, ariko twemerera Imana ikaturinda. Imana ibaha umugisha. Wenda turaza gukomeza, reka. Arakoze cyane. Ubundi kuguma mu byizerwa, ibyizerwa, ubundi ibyizerwa turagira ngo Pasiteri Safari adufashe. Ibyizerwa ni ibintu ki? Mbere yuko umuntu ajya kubirinda, kurwana nabyo abirinda, ubundi ni ibiki umuntu arinda nk'iki? Murakoze cyane. Nkuko unabivuze, ibyo ni inshingano zacu. Nkuko bivuze, ndi umupasiteri kandi tubyigisha buri munsi, tukabyigisha abantu. Ariko mbere yo gusobanura insanganyamatsiko cyangwa kuyivugaho, twamanza kuyisobanura, tukarenda definisiyo yayo nto cyangwa se insobanuro ryayo. Kuguma mu byizerwa ubwabyo, buriya ukibyumva hari ukuguma, ariko hari n'ibyizerwa. Ayo ni amagambo abiri. Ariko nanone ibyizerwa nanone birimo andi magambo abiri. Ibyizerwa harimo ijambo rivuga ngo kwizera, noneho n'ibyo twizera. Ntabwo ushobora kugira ibyo wizera udafite uko kwizera. Ubanza uko kwizera. Umukristo cyangwa n'undi ushaka kuba umukristo ni uko abanza kwizera, hanyuma hakaba n'ibyo wizera. Buriya yo nibyo turi mu kuvuga. Nsobanuye rero, turareba ukwizera, turebe n'ibyizerwa, kuko ntiwaguma muri ibyo bintu utabizi. Ari nayo mpamvu udafite kwizera, nta nubwo n'ubundi wagumamo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibyo byizerwa nabyo ni ibihe? Mwene data mwarimu avuze ijambo Betty, ko buriya ibyizerwa umuntu abibamo. Ariko reka mbabwire ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo, yandika ijambo rikomeye, anahera no ku bintu tubona. Uzi uko yavuze Timoteyo ari umuntu ushaka kuba umupasiteri cyangwa se amuteganyiriza kuzaba umushumba w'abandi. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ku gice cya 5 umurongo wa 8 avuga ngo ariko niba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'abizera. Ni ukuvuga ngo harimo amagambo atatu. Niba umuntu adatunganye ibyo mu rugo iwe, ntatunganye nabi, icya mbere aba mubi, ikindi aba avuye mu byizerwa, ikindi abatandukanye n'abizera. Izi puwe ndashaka kubereka ko mbere yo kubwira abantu ibintu byinshi, banza urebe ibyo wizeye. Nuko niyo umuntu yubatse urugo agashaka umugore cyangwa umugabo akabyara abana, ibyo ni ukwizera ubwabyo. Ntabwo ubibona kuba uvuze uti ngiye kwizera ndongore nzabyare. Ni ukubyizera, ni impano y'Imana kandi ukumva ko bizashoboka. Kuko ari no kwizera gusanzwe n'amadayimoni bagira. Bibiliya bivuga. N'amadayimoni rwose hari ibyo bavuga bati ibyo ni ibyacu nta n'uwabiduteraho. Reka nsubire inyuma rero nangizamo konfesiyo mu bantu. Ni ukuvuga ngo Pawulo icyo yashaka kubwira Timoteyo, yavugaga ati rero kugira ngo ugume mu byizerwa kandi kuba uwizerwa, ni uko ibigukikije ubanza ukabitunganya. Ukizera aba bana wabyaye, urwo rugo rwawe, ibintu byose ukabyizera, ukizera ko Imana yabiguhaye, ukanizera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira ngo ugume mu bizera, ni ukuba wizera. Kwizera ni iki rero? Wizera ko Imana iriho? Yego, ndabyizera. Icyaha cya mbere ni ukutizera ko Imana iriho. Hanyuma rero ibyo byizera ni ibihe? Nizera ko Imana izatujyana mu ijuru. Igihe cyose haza abandi bahanuzi b'ibinyoma, ntabwo babikuvanamo. Yego, igihe cyose haza abandi bantu. Rero ni mu gusobanura, ni ukuvuga ngo iyo wamaze kubyizera ntawe ushobora kubikuvanamo. Ibihe ntibyabikuvanamo, igihe nticyabikuvanamo, aho uri ntiwabivamo, ubibamo ukabikomeramo ku buryo ubigumamo.
iyo ni ijambo ryawe. mbere yuko ukomeza ibyizerwa bibaho bikarangira bigira kurangira bikavaho. Urakoze cyane. Ni nicyo cya kabiri twari tugezeho. Ibyizerwa ahubwo banza ni ibiki? Icyo ni icyambere. Icya kabiri bigira manda, nicyo waruvuze. Bitangira ryari, bisoza ryari? Ni ibiki? Ni ibiti, ni amafaranga, ni bibiri, yani ibyizerwa ni ibiki? Ibyizerwa ubundi iyo tuvuze ngo ibyizerwa ni iby'Imana, ako babanza bakumve mbere y'andi magambo menshi. Ibyizerwa ni iby'Imana. Uzi impamvu mvuze ngo ni iby'Imana? Nuko nibyo byonyine bidahinduka. Wakwizera umwana w'umuntu aguhindura. Ibyo rero ntabwo twabishyira mu nyito ngo ibi wakwizera ko umpa amafaranga ntuyampe, wakwizera ko uzangira neza ntungire neza. Ibyizerwa bya mbere ni iby'Imana. Iby'Imana ni ibi: ni ukuyikiranukira, ni ukuyizera, ni uko izaduha ijuru, ni uko izaduha agakiza, ni uko umwana wawe yapfuye akazuka akaducungura, ni uko atubwira ngo tuve mu byaha. Ibyo byose byizerwa. Niba wizeye ko Imana ikiza ukabigumamo kugeza upfuye, niba wizera ko Imana izaguha ijuru kuwukiranuka ukazabigumamo kugeza upfuye, nta nzaduka ntaze n'inyigisho ukabigumamo. Ibyizerwa ni ibyo, ni ibintu byose by'Imana: agakiza, gukiranuka, kwizera, urukundo. Harimo imbuto z'umwuka wera, harimo umwuka wera, harimo ibintu by'Imana umuntu agotomera, harimo ijambo ry'Imana, harimo imirimo y'Imana. Impamvu ni uko ubyizera kandi ukanabikomeza. Ibyizerwa murabyumvise. Hanyuma bigira manda zingana iki? Ntibishira. Uko Yesu avuga ngo nditangiro ndi n'iherezo, ni nako niba ari ugukiranuka kugeza uvuye ku isi, uzakiranuka mu myaka yawe yose kugeza uhawe imirimo y'abizera. Niba ari ukwizera ko Imana ikiza, wigera imbere ngo ntishoboye, ugize kwizera guke. Niba wizeye ko abantu bakijijwe kandi abakijijwe bazabona Imana, jya imbere y'abantu uvuga uti nubwo wapfa uguye mu nyanja, uguye mu muri, ariko wizera uzabona Imana, uzazuka. Nibyo byizerwa. Ni ibintu ntibifatika. Ntabwo wabihaha, ntujya mu isoko, ntujya mu mabanki, ntabwo ubyakamo inguzanyo, ntabwo ujya mu bihugu ku mipaka. Ni ibintu biba mu ndani byitwa ibyiringiro. Ibyo byiringiro bidakoze isoni, bibamo nijoro, bibamo ku manywa, biba bibira. Umuntu kamubona akaba afite impamvu z'ibyiringiro afite. Iyo umuntu yabivuyemo rero, kubivamo ni icya gatatu. Tutarahagera kubivamo, tube turetse kubivamo, tube tubirimo. Ubwo dusobanukiwe ko ibintu kwizera bwa mbere ni Imana twizera, hanyuma bya bindi ifite byose kuri twe nibyo kwizera, tukabihabwa. Nibyo byo kwizerwa, kuko noneho tubonabonye ko bitagira manda, kuko Imana ntigira manda, kandi n'ibyo yadusezeranyije kuko ariyo nyirayo, urumva nta manda bifite. Hanyuma mwarimu Nyiramukiza Betty, ni iki gituma ibi bintu none ibintu Imana iduha bidufitiye inyungu ki twebwe ku buryo tubigumamo, ibi byo kwizerwa? Ibi bintu byo kwizerwa rero birakomeye. Imana yaduhaye ibintu bikomeye kandi byiza. Ikintu cyatuma tutabivamo ni kumbajije twe bidufitiye inyungu ki? Icya mbere ni uko tubika ibyasezeranijwe. Turebye hano mu Baroma 3 niho havuga ngo abafite ibyo byizerwa babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Inyungu ya mbere: kuba abanyamabanga b'Imana, kuba umuntu ashobora kuvugana n'Imana kandi akabika iby'Imana. Ni ikintu gikomeye, je no kukivuga ndumva kindenze. Uzi kuba umunyamabanga w'Imana, kubika ibintu Imana yavuze. Ngo amahirwe abayuda barusha abandi, niko mu Baroma 3:1 havuga. Nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nuko iyo umuntu abigumyemo ubwabyo bimuteza indi ntambwe. Hari ahandi hantu agera. Hari nk'ubuzima tubamo muri iyi si busanzwe, abantu twese tubucamo, biramurinda. Kuko twifashishije hano mu Baheburayo 2 haravuga ngo nico gituma dukwiye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Nico gituma uwo ni umumaro wa mbere, kubyitaho,
umumaro wo kubyitaho nawo ni umumaro kugira ngo tudatembana. Ese ni ibiki bidutembana? Ibidutembana abantu bose birabatembana. Urugero, ushobora gukena, ubukene bwatuma utembanwa ukabivamo. Hari abajya bavuga bati ubukene Imana yarambwiye none itinze kubisohoza, ugasanga ibyo bimuciye intege. Umumaro rero w'umuntu wabitse ibyizerwa cyangwa nk'uko twavuze ngo abafite ibanga ry'uko babitse ibyasezeranijwe, umumaro wa mbere ni uko bimurinda. Iyo ufite ibyo byizerwa birakurinda. Icya kabiri, bituma ugera ku cyo Imana yakubwiye. Hari umuririmbyi yavuze ngo nzagera ku cyo yavuze, nzagera n'aho yambwiye. Murakoze cyane. Bifite umumaro. Ese hari ikintu gishobora gutuma umuntu ava mu byo yizeye? Alex, tubwira, birashoboka ko umuntu yaba yarizeye Imana akizera ibyo noneho akizera ibyo yavuze ari byo byizerwa Imana ijya ivuga itangariza abantu bayo. Birashoboka ko umuntu ava mu byizerwa? Birashoboka, ariko impamvu bishoboka ni uko utabihaye agaciro. Ubundi wabihaye agaciro ntabwo wakabivuyemo. Noneho ni iki gishobora gukura umuntu mu byizerwa? Ubusanzwe ntabwo wakabivuyemo, kuko ntacyatuma uva kuri Yesu. Kuko Yesu ubundi niwe udufata. Wowe utera intambwe imwe, wogatera 99 kugana kugira ngo agufate. Icyo gihe aragushoboza, kuko yaravuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta nuzagera kwa Data ntamujyanye. Ubundi byizerwa, ishingiro y'ibyizerwa byose ni Yesu Kristo. Niwe shingiro ry'ibyizerwa. None rero Yesu Kristo wowe utera intambwe imwe gusa, umusaka cyangwa umushaka cyangwa umusanga, none wowe agatera 99 akugana akagufata ukuboko. None nta kintu na kimwe cyagatumye uva kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe banze ryo kwizera. Ubwo rero uwananiwe agacika intege akava mu byizerwa, mu by'ukuri aba yaguye. Uwo ni uwo gusengerwa, ni uwo gufashwa, ni uwo kugira ngo umuntu wese ufite imbaraga cyangwa ufite ubushake wese yafasha uwo muntu kugira ngo atava mu byizerwa. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibaho bishobora gukura umuntu mu byizerwa. Pastor, iyo umuntu avuye mu byizerwa niho wari ugeze, bigenda bite? Ni izihe ngaruka ziri ku muntu uva mu byizerwa? Iyo umuntu avuye mu byizerwa, na Bibiliya irabivuga ngo abava mu masezerano nta mpamvu. Hari abantu bava mu masezerano nta mpamvu, hakaba n'abava mu masezerano hari impamvu. Noneho hari n'inzitwazaho, ngo mpereye kuri aho kugira ngo nakwambajije nkisubize ndabanza kugisegura. Hari n'umuntu ashobora kwereka impamvu. Akubwira ati njyewe duhura n'abantu benshi turaba pastori, ati njyewe binabiretse bitewe nuko nashatse umugore hanyuma arananira. Ananiye kandi namusanze no mu Kristo, hanyuma mbivamo hakwereka impamvu. Hanyuma ndamubwira, naje kumubwira uwo muntu ndamugana, ariko kuba uvuye mu bintu wizeye, ukizera kuri Yesu agira neza, ukizera yuko nambwe ati nge nanyweye inzoga, ibintu by'Imana ntibigihari, byanshizemo. Ndamubwira ntariko wibuke ko imbere yawe hari urupfu. Icyambere nuko nupfu zarimbuka. Reka nkubwire, iyo umuntu avuye mu byizerwa bwa mbere, ingaruka ya mbere nuko apfa. Kandi gupfa ushobora kudahita ugenda nonaha, ahubwo hari ibyo bita gupfa uhagaze. Ukabanza ugapfa mu bwonko, ukajya kubona niba abandi ubona basubiye mu kabari bagasinda, kubera ko nta cyizera yuko Imana ikizibohora, nta kivuga ijambo ry'Imana. Ukabona bamukatiye yambaye iroza ani za mageragere, ukazajya kubona ukabona umuntu yibye umuntu. Ibyizerwa, ingaruka ya mbere ikwangiriza mu buzima busanzwe, ikazana kwangiza no mu buzima bw'iteka. Iyo ni iya mbere. Ya kabiri nuko sosiyete, abantu mubana, umuryango wawe ntukibashije kuwigisha, kuwutoza ya nzira yo kubaho neza. Iyo umuntu ari mu byizerwa abaho neza. Iyo umuntu ari mu byizerwa arumva, akumvira. Kuko mbanzi ko igihe nikishyika nzagira amahoro. Niba Bibiliya imbwiye ngo ibyizerwa, nababwiye ko giturwa ku ijambo ryitwa kwizera. Kandi Bibiliya bivuga ngo niba utizera uri umuntu wo hanyuma, ntushobora kwizera ko Imana ikiza ibohora utizeye. Niko ijambo ry'Imana rivuga.
ibyo rero ni ukuvuga ngo ingaruka nyinshi zirahari. Hanyuma izo ngaruka zigatuma bya bintu wizeye uri mu isi ukagira ingorane ukabibura, nijoro ntuzaribone. Iyo ngaruka irahagije ukuyemo n'ibindi. Ariko hari akandi kantu nagira ngo wenda mbona ushaka kumbaza, nubwo wenda gakurikirana n'ibyo. Ni akantu kavuga ngo mbese uwo bigumyemo we bimuha izihe nyungu? Mwarimu Betty yarabivuzeho, ariko inyungu za mbere ntubona uko tumeze neza. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo bimuha inyungu muri iki gihe no mu gihe kizaza. Uzi ko hari umuntu wantangaje, hari igihe nabwiye n'abantu bajya bazana inzitwazo z'ibintu byo kuva mu byizerwa, inzitwazo zikaza, umuntu akaba yatanga inzitwazo, nta nzitwazo ihari. Uzi ko hari umuntu wantangaje, warumbajije mbese ikintu ku buryo umuntu ashobora, ingaruka ashobora guhura nazo. Umuntu witwa Pawulo muramuzi, wabanje kwitwa Sawuli. Pawulo yavuze ubutumwa, yari ku ngoma y'Abaroma, ariko hanyuma yari umuntu w'umuhanga wize dogitera mu by'amategeko. Hanyuma yari azi gusobanura neza ibintu by'amategeko ya Mose yitwa Tora. Hanyuma yari umuntu mubi, aza kwizera, yizera Yesu aramubona, agira n'ibyo yizera. Ibyo yizeye agomba kubibwira mu bantu. Ari nayo mu ngaruka, niba ubifite bibwira abantu. Ubu turiho tubibwira abantu, niba ubifite bibwira abantu kugira ngo nabo babyizeye. Kuko nicyo Yesu yadusigaje, yavuze ngo nimugende. Noneho Pawulo rero ikintu cyantangaje cye, ari igihe nyamutekereza nkaseka, ndamukunda cyane. Pawulo mbere yari yarizeye iby'Abaroma, iby'Abayuda. Urabizi ko yavutse mu Bayuda, anabivuga ati navutse kwa Benyamini, ndetse n'uyu n'uyu by'amategeko nize ku maguru ya Gamariyeli ku ishuri, ndi umuntu ukomeye w'igihangange, nize Itaruso hari umuntu. Ibyo yari byizeye. Icyo ni ikintu cya mbere abantu bajya bizera. Kavuga ati mfite amafaranga, nkora muri Beneri, nkora muri Bekase, nkora se muri Veneri, ndabyizeye, ntabwo abana banjye bazasonza, ntibazakena. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko ibyo tuvuga byo kwizera ni ibisimbura ibi. Aho muranyumva, ni ibisimbura ibi. Ariho yagiye rero arabyirata. Iyo umuntu yizeye ibintu arabyirata, ariko aza guhura n'ikibazo. Aza gukubitana n'umugabo witwa Yesu. Aramubwira ati ibyo bishyire hasi nguhe ibindi wizera. Ati bishyire hasi. Aranga. Aranza arahuma. Ahumye araryama. Hanyuma aramubwira ati wabyemeye? Ati ndabyemeye. Anani yaramusengera. Abyemeye ati none icyo nkuhereje kirarakomeye, ariko ibyo nkuhe icyambere nzakugororera. Ariko haguruka wigisha abantu, babwire kandi uhindure iby'amategeko, ibyo wicaga abantu bihindure. Dore wafashije imyenda abantu bica Stefano, bihindure, genda ubabwire ko Yesu agira neza. Ati surinde ko umwami muzi, abami ndabazi, turi kubyizerwa. Nzi umwami yarabazi umwami wayoboraga Abaroma, yarabazi ba Herode, yarabazi ba Pilato, yarabazi aho bose. Ariko avuga ati wowe urinde, avuga ati ndi Yesu urenganya. Arahaguruka. Ahagurutse rero, ndashaka kwereka ko nta mpamvu nimwe uko turaha n'abandi yakuvana mu byizerwa. Ahagurutse aragenda arahamya. Ahamye rero abigumamo. Ubwo uzi ijambo rivuga ngo kubigumamo biduhesha imbaraga, kandi niyo wapfa ukabipfiramo. Uko bitagira iherezo ni ukubigumamo. Pawulo rero ngo ahagurutse ahura n'ikibazo, kandi abantu bahura nacyo. Agira abantu babibavanamo bati se Pawulo warasaze, wowe witwa Sawuli warasaze. Icyambere wari ufite dogitora, none utangiye kujya mu gitebo ubwiriza. Murabizi ko yatwirije bamushyize mu gitebo barahambira. None warasaze. Ati hari ibyo nizatamina. Batari ko se nibi. Umva ibyo umuntu yizera ntabwo bibona. Bati se nibi. Uyu muntu se ntiyahoza mu munyamategeko, bati ntiyigishaga abandi, bati ntibishoboka. Ajya imbere y'umwami aramubwiriza atayemanga aterekeraho. Ibyo bintu ndumva bifite nshigaje gato ukangira umwizera mbivuyemo. Urumva Pawulo agira ngo abantu baravuga bati rero tugiye kubimuvanamo. Uzi ko abantu bashobora guterana bakabikuvanamo? Wabyumvise? Wambwiye ko umuntu ingaruka ashobora kugira bivuyemo cyangwa uburyo ashobora kubigumamo. Uzi ko umuntu bashobora guterana bakabimuvanamo. Baraterana. Haza abagabo 40 b'Abayuda. Yego turi guhama mu byizerwa. Abagabo 40 b'Abayuda baraza biyiriza ubusa. Bari bafite ibyizerwa nabo byo kwiriza ubusa. Baravuga bati tugiye kukwica. Ariko kubera ko twizeye yuko dufite, ariko niba bariyirije ubusa kubw'Imana kugira ngo tukwice, ndagira aho kantu nkababwire n'abandi batwumva ko hari igihe umuntu akuvana mu byizerwa n'uwabivuyemo kugira ngo tukwice.
ni impamvu njye nabonye umuntu ashobora kuva mu byizerwa bye. Tugiye bahuza inama, hanyuma dore ahangaha mu byakozwe n'intumwa 23:12, byakozwe n'intumwa 23:12, ngo bukeye abayuda baraterana bararahira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40, bose baravuga bati tuzarya tuzanywa tutarica Pawulo. Iyo umuntu atari mu byizerwa waharenga, impamvu iraje ishobora no kuvanamo. Hanyuma bararahira bajya kubwira umwami, baramusaba. Hanyuma ngo mwishywa wa Pawulo aramubwira ati hari abantu birije ubusa kandi ntibazarya. Iyo umuntu afite ibyizerwa n'uwamubwiye, Pawulo aravuga ati simpfa. Iyo ufite ibyizerwa ntabwo upfa. Aravuga ati njye sinzapfa, ntabwo nzapfa. Kugira ngo yarapfuye se ko yabaciyemo. Icyo nashaka kubwira rero abantu, mbere yuko babwira, hari igihe uhura n'umuntu yarakwigishije n'inzira y'agakiza, ari we wayikwigishije, ukabona byaranze nyine iby'agakiza, ukamubwira ese byagenze bite? Ati birya nakubwiraga byari byo mu gitabo. Ati buriya njye nkubwira abandi bagumye mu byo kwizera, najyaga nkubwira ngo naba hariya muri biriya bitabo buriya rega ubazanye mu buzima bwacu ntibikunda. Njye binabaho. Hanyuma icyo gihe rero umuntu ari nabyo biri muri bya bindi bituma umuntu abivamo. Ariko wibuka ko Bibiliya yavuga ngo abava mu masezerano nta mpamvu. Icyambere ugomba kugira impamvu yabikujyanyamo. Uranyumvise? No bijyanwa kubera ko ubonye umugabo cyangwa umugore, ukavuga uti uriya mugore yasenyaga ariko kubera yuko mbonye akijwe cyane reka mukurikire, uzabivamo. Impamvu nivaho uzabivamo. Nkuko Yesaya hanuye ku ngoma y'umwami Uziya, baragwanira bararakomera, ariko Uziya yatanze yibuka kujya mu rusengero, avuga ati ariko ndi umunyaminwa ndapfuye. Uziya byarangiye. Ariko hari abantu bagira inzitwazo zituma bava mu byizerwa, akavuga ati umugore wanjye ahora arwaragurika, ibyo kuririmba ndabiretse, n'ubundi n'umupagana amereye nawe, umugabo wanjye n'umupagana ahora nkubita ngo nimbivamo ibi nibiki nagiyemo. Bakunda no kubyita ngo nibi nibiki, ntibaba banazi n'ibyari byo. Uzabona n'umuntu aririmba akavuga ati ndaririmba, utaririmba iki? Ati ni ibyo batubwiye, baratubwiye. Ntabwo twebwe zanzereze zafashe Pawulo, zafashe abantu basengaga mu izina rya Pawulo. Ngo Pawulo avuga turasenze turirukanye inzererezi, abadayimoni baravuga bati mwebwe muri. Uwo Pawulo wavuga turamuzi, Yesu nawe turamuzi, mwebwe umuvuga muri bandi. Basanga ni inzererezi bamukubita. Hari abantu baba mu byizerwa ariko ari inzererezi. Bavuga ati ku munwa. Rero kugira ngo umuntu abigumemo nuko utarebera ku muntu. Sicyo ntumbajije? Ntabwo urebera ku muntu ngo ndebere kuri Beti, ngo ndebere kuri Alexi, ngo mvuge ngo kubera ko bivuyemo ngo nanjye mbivuyemo. Ugomba kuba ufite icyabiguteye. Icyabiguteye nuko wabonye iby'Imana yagukoreye. Wowe Imana yahaye umugisha, ikaguha abana, ikaguha umugore, ikaguha umugabo, ikakurindira igihugu. Tukaba turi mu gihugu cyacu cyiza, tukaba dufite ubuzima. Tugomba kumenya ko Imana iriho. Iyo Mana iriho rero ukanamenya ko izaguhamagara kandi ikaguhamagara ukagenda neza. Nta manzi usize inyuma, nta bibazo, nta nduru, nta bana batazi aho bavutse bavuga bati data ntitumuzi, nta bibazo ufite mu rukiko, nta bakurega. Niyo kandi mwene ibyo byiringiro ntabwo bikoze soni. Banyumvise? Wenda turakomeza n'abandi babivugaho, ariko icyo mvuze cyane gikomeye nuko ibyo byiringiro twebwe tutabikomora ku bantu, tubikomora ku yaduhamagaye. Kuko nubikomora ku muntu azagenda wo bivemo. Tubona n'abantu bahagarara ku bapastori, ku bashehe, ku bashumba bavaho bakabita biba, ku bapadiri akavuga ati uyu nguyu nibavuye mu. Nanjye hari n'umuntu wambwiye ati runaka ukuntu yari akijijwe, akaba agiye mu kabari. Aragenda ajya mu kabari kamwe k'umugabo umwe ndamuzi yitwaga Musoni, amubwira ati nyihera nanjye ninywere. Runaka we ntiyanyweye, ati nyihera nanjye ninywere. None ndamubaza nise urabiretse? Ati ndabiretse. None akayabiretse. Niba ugendera ku muntu rero n'umuntu uzataganga, banza umwe nurangiza uhage ugaruke. Abantu rero bajya bava mu byizerwa bitewe n'ibyo babonye imbere. Ndagira ngo rero ntangariza abantu ko ibyizerwa ugomba kumenya uko wabigiyemo, ugomba no kumenya wabiguhaye, ugomba no kumenya kumwizera kandi ukabigumamo uko ntibisaza. Urakoze. Tugana ku musozo, hari abantu bahura n'ibigeragezo bigerageza nk'uko Yobu yahuye n'ibigeragezo, barangiza bakamera nka ya nzu ngo imvura yaguye, imivu iratemba, zarinze ebyiri zisa ziteye kimwe, hanyuma imwe bakamera nka ya nzu yagiye irajyanwa, amazi ayigeze arayitwara arayiterura arayijyana. Igitangaje cy'iyo nzu
ni uko ngo kugwa kw'iyo nzu ngo kwabaye kunini. Mu yandi magambo uburyo yagaragaraga ntabwo yari ikwiriye kuba yakaguye. Tugana ku musozo, ko hari ibyiza byo kuguma mu byizerwa, hari ibyiza byo kugumaho mu by'Imana ivuga, mu by'isezeranya abantu bayo no mu byishaka ku bantu bayo, ni iki mwabwira abadukurikira? Icyo nababwira, ndacyasubira kuri rya jambo rivuga ngo nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ibyo twumvise ni byinshi. Umuntu ashobora kuvuga ati se ibyo byiringirwa ko niringiye Nyabingi cyangwa iwacu hakaba wenda hari izindi mana, ni urugero rw'utwumva, ati se nanjye ibyo mbigumemo mbyiringire. Oya, ibyo bya Nyabingi byararangiye, ingoma ya Nyabingi Yesu yarayitsisuye, ahubwo ni ukwiringira Imana. Kwiringira Imana, kuyikurikira, kuyizera. Kandi reka mbabwire, ari abanyarwanda cyangwa abanyamahanga, nta muntu n'umwe utarabonye kugira neza kw'Imana. Icyambere, kuba umuntu ariho ahumeka birasobanura ko hari uwamushyizeho. Uwo wamushyizeho rero namugumeho mu izina rya Yesu. Ikindi navuga, Pasiteri Safari abisobanuye neza cyane, ibyiringirwa. Ubundi mu Baheburayo igice cya 10 ibice 11 umurongo wa mbere niho havuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Ubundi kugira ngo ugume mu byizerwa ni uko ubanza nyine kwizera, nyine nk'uko pasiteri yabivuze, ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni ibiki? Ibyiringirwa ni ibyavuzwe n'Imana, n'iby'Imana yasezeranije abakijijwe, abamenye agakiza, abaciye bugufi bakatura bagakurikira Imana. Yigeze avuga ibya Pawulo, uburyo yitwaga Sawuli, amaze kujya muri ibyo byizerwa ahindurirwa izina yitwa Pawulo. Imana ishimwe cyane. Mbese kwangwa nabyo bibaho, ugasanga hari abantu bafite icyo kigeragezo rwose. Hari ugeze akavuga ati mwari musengera ndangwa sinzi nkora iki, urega tugasaba igikundiro cy'Imana, kuko ibintu byose iyo igikundiro cy'Imana kibigezeho biba byiza nyine uko kwangwa kukava. Ni ukurenganywa se, kurenganywa abantu benshi bararengana. Pawulo ngo yarenganirijwe ubutumwa bwiza, ndetse natwe twicaye hano ari pasiteri umubajije neza nuko nta mwanya yakubwira ibyo yanyuzemo arenganywa. Alex hari ibyo yanyuzemo arenganywa, umunyamakuru wacu Rehema hari ibyo yanyuzemo, cameraman Spirian hari ibyo yanyuzemo, kurenganywa twese bitugeraho. Ndibuka wenda gato umunsi umwe ndi ku ishuri nigaga mu gihugu cya Uganda, ariko haza kuza umuhanuzi wavangiwe, arangije aratitira ati hano hari umuntu uvuye ikuzimu. Twese turarebana umuntu uvuye ikuzimu aciye hehe? Ese iyo kuzimu ibaho? Noneho kubera ko yabaga yakoze ibyaha byinshi, rimwe na rimwe akaza akanahonga. Hari igihe abantu baza bagatanga amafaranga. Muri icyo gihugu najyaga mbibona, agatanga amadolari 500, akaza bakamuha agatuta akabwiriza kandi afite ibyaha. Mbese yahagarara hari abantu bavuga ati ariko buriya koko arabwiriza iki? Icyo gihe rero nabirenganiyemo, uwo muntu rwose aranzengereza. Mbese navuga ni byinshi, agera n'ubwo ambwira ati wowe tuzanakwica. Erega nari ngiye kuzinga ibitabo ngo subire mu Rwanda, mvuga nti nyamuna bazanyicira ahangaha. Ariko icyo gihe kuko nari ngumye mu byizerwa, nanjye Imana irandengera ndangiza no kwiga ndagaruka. Haleluya. Tugume rero mu byizerwa ndetse tubyiteho cyane kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ibidutemba nabyo ni byinshi, ya miyaga, ya nzu ngo yubatswe ku musenyi, indi yubakwa ku rutare. Uwubatse ku musenyi imvura iragwa, byose byikubise kuri yanzu birahurura, inzivaho. Ariko abubatse ku rutare aribo bagumye mu byizerwa, ngo imvura yaraguye, imivi iratemba, inzi isigara ihagaze. Nimuhagarare mu izina rya Yesu kandi mukore umurimo kubw'Umwami Imana azabashoboza. Mureke twizere Imana kandi tuyinambeho. Amen. Nicyo nabifuriza. Murakoze cyane Alex.
turacyakomeje, hari abantu muganira, turacyari nyine mu kubwira abantu tugana ku musozo, bageragezwa ku rwego rwo kubivamo, bakagera ahantu babivamo. Hari umuntu muganira akakubwira ati harya Imana yari yakubwiye ibi n'ibi, ati se ko tubona bitarabaho, ko tubona mbese bakamera nk'icyagiye nyine si Imana yanze kugukiza, wari wizeye gukira, watutse Imana ugapfa. Bagahitamo gutuka Imana ariko kuva mu byizerwa bakagenda bagahitamo amahitamo ya wa mugore wa Yobu. Ni iki mwababwira muri kano kanya? ubundi icyo twababwira cyane cyane ubundi no guhitamo. Hari ijambo riri muri Yeremiya 18:21 riravuga ngo hari inzira ebyiri, hari inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Noneho no guhitamo, iyo wahisemo y'ubugingo urabubona, wahitamo n'iy'urupfu narwo rurahari ruragutegereje, kuko umuntu agira ibice bibiri, agira kuvuka akagira no gupfa. Ni ukuvuga ngo wavutse wese afite iherezo, ariko icyiza cy'ibyo wiringiye nuko no gupfa Kristo muzajyana. Nicyo cyiza cyabyo. Iyo wiringiye, iyo ufite ibyiringiro, ntabwo iherezo ryawe rigarukira ku gupfa. Ni ukuvuga ngo twese dufite twavuga ni nka step, ni nk'urwego tugarukiraho, urwego rw'urupfu. Noneho iyo upfuye rero uri mu byaha, cyangwa iyo upfuye udafite ibyiringiro by'uko uzazuka, aho ngaho ni ryo herezo. Ugarukira aho ngaho nyine uba ugiye kwa Satani gucirwaho iteka. Ariko abizeye umwami Yesu bafite ibyiringiro byo kuzabaho no ku wundi munsi, no ku wundi munsi kuzabona Imana. Inama rero nabagira ya mbere nuko kwiringira Imana nicyo kiruta byose. Buriya Yobu hari aho yarebaga, umugore we atarebaga. Umugore we yarebaga ku buzima bw'uyu munsi, yarebaga kuri uyu mubiri twambaye, akareba ku butunzi bw'inka n'amatungo n'iki byose n'aya mafaranga bari bafite, amaso ye niyo yagarukiraga. Ariko Yobu aho yari yahatambutse, we yarahatambutse, hari abahatambutse, na Stefano yarahatambutse. Stefano bamuteye amabuye, bamutera amabuye, baramurenganya, arangije avuga ati mbababare ko batazi icyo bakora. Ni ukuvuga ngo we yarenze buno buzima bwa buri munsi duhoramo, areba ubundi buzima buri imbere. Hari ubundi buzima dutegereje imbere. Abizera rero nyakuri ni abatekereza ko ubu buzima tutazi umunsi, tuzi iminsi tumaze. Ubu uyu munsi ushobora kumenya imyaka umaze, ushobora kumenya iyo maze, pasiteri ushobora kumenya iyo maze, ariko ntazi yashigaje imbere. Iyo rero tutazi imbere, Imana niyo yizi yonyine. Kandi iyo Mana niyo twiringiye, niyo twizeye ko izaturengera, niyo twizeye ko hari abiringira. Beti yabivuzeho neza, aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, abandi bakiringira ubutunzi. Ibyo ngibyo barabyiringira pe, amafaranga ushobora kuyagira uyu munsi, kandi rwose iyo afite biba ari sawa, anagutambutsa no mu nzira ukagenda ukandagira wumva uhamye. Ariko noneho hari aho agera agashira. Buriya uko isi iteye, hariho ahantu umusozi ugaterera ukagera ku gasozi hejuru, hakagira n'aho igishanga. Uyu munsi n'ubu uri kwe ku gasozi hejuru, ujye witegura ko ejo bundi cyangwa ejo ushobora kuba uri mu gishanga. Sinzi niba byumvikanye neza. Uyu munsi niba wishimye, uri mu munezero mwinshi, ubona ibintu byose bigenda neza, jya witegura ko ejo ushobora kuba uri hahandi habi. Nawe uri hahandi habi, urarwaye, urarembye, sibyo? Urakennye umeze nabi, wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, wabuze buri kantu kose, ujya wiringira ko ejo ayo mafaranga ushobora kuyabona. Wa wundi wari unezero, niko Imana yabiremye, ntabwo ari byo bivuga, niko isi iremye. Ni ukuvuga ngo uko isi iremye, hari agasozi hakaba igishanga, ukongera ukazamuka agasozi, ukongera ukamanuka igishanga. Niko ubwo buzima bumeze. None rero nyuma yaho rero hari n'igihe cy'iherezo. Imana yaremye uko buri muntu afite imyaka. Bibiliya iravuga ngo abaramye cyane bagize imyaka 900, ngo ariko ubu ngubu ngo ntawe uzongera kurenza imyaka 70. Sibyo siko pastor? Uramye cyane ntarenze imyaka 70. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyari limite cyo kugeraho. Ariko noneho hari n'ubundi buzima bw'iteka ryose, ubwo ari bw'abera bategereje. Yego, murakoze cyane pastor. Ibintu byo kwizera, byo kuguma mu kwizera, mu byo kwizerwa, tubonye umumaro wabyo, tubonye uburyo ari byiza, tubonye ingaruka z'ababivamo, tubonye ko ari byiza rwose ko umuntu niyo yahura n'ibimugerageza bingana biti,
icyiza kuruta ibindi ari ukumenya, ari ukuguma mu byizerwa, kandi nanone kubigumamo tubiheshwa no kumenya cyane utanga ibyo byizerwa ari we Kristo. None pastor, umuntu turimo turagana ku musozo, umuntu afite ubushobozi bwo kumenya ibyizerwa no nta wundi muntu ubimubwiye, cyangwa Imana niyo ihitamo kumuha ibyo bintu, afite ubushobozi bwo kubyiha? Urakoze cyane. Ikibazo cyawe gifite ishingiro, kiranakomeye, ariko turagisubiza. Ese umuntu afite ubushobozi bwo guhabwa ibyizerwa ku giti cye akabyiha, cyangwa Imana niyo ibimuha? Ubundi Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya Imana, abantu bose, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. 3:16 Yohana, ubutumwa, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana 100% ubwo Imana ishaka ko umuntu ahabwa ibyizerwa akanabikomeramo ikazanamuhemba. Icyo cyambere cyo nagishubije nifashije iryo jambo, kuko Imana ni umubyeyi wacu. Imana ni umwuka wayisenga, bagomba kwisenya mu kuri no mu mwuka. Ariko hari irindi jambo wambajije, umuntu, uruhare rw'umuntu ni uruhe rero? Mvuze uruhare rw'Imana. Imana, umuntu wese, umuto, umukuru. Hari n'abantu bavuga ngo harimo n'indirimbo ijya biririmba abantu bigaragaza ko abantu bose bazajya mu ijuru. Kandi mwe kuzajya mu ijuru ngira ngo aha niko iririmbwa. Hakaba n'abandi bantu bavuga bati twese tuzajya mu ijuru. Hakaba n'abandi bantu bavuga bati tuzabona Imana. Ibyo bintu byo kuvuga iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ibyo byose sava uko umuntu yizera, nta umuntu wese afite igipimo yizera. Ariko reka nkubwire, abantu bose iyo bavutse ubundi bamenya hari ibyo babona by'ibanze, hakaba n'iby'Imana ibaha ibivanye mu bushake bwayo. Rero Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana ntiyemera ko umuntu asinda, ntiyemera ko umuntu asambana, ntikunda ko umuntu yiba, ntikunda ibyaha, si umunyacyaha. Imana ikunda ukiranuka kuko nayo ikiranuka. Ubwo magambo amwe bivuze iki? Imana yifuza ko abantu twese uko turi aha, abari mu Rwanda, bari muri Amerika, bose bajya mu byizerwa bakazahabwa ingorane zihoraho. Icyo ni kimwe. Hanyuma ku muntu, uruhare rw'umuntu ni uruhe? Uruhare rw'umuntu ni ukubigiramo imbaraga no kubyemera. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga, niwemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, uzakizwa. Arumva, yamara kumva akakira, hanyuma yamara kwakira akemera. Ntiwamubwiriza umuntu niko n'ijambo ry'Imana rivuga atumvise, ariko akimara kumva arakomeza, hanyuma akemera. Hari abantu rero aho uruhare rw'umuntu rero ni ukumva, ukakira, ukanemera. Hari abumva gusa nk'abo Yesu yavuze asobanura imbuto zasohowe bakabivamo. Hari ababijyamo ariko bakaguhisha. Reka mbabwire, uzi ko ubu turi abantu, dushobora kuba turi abantu turi mu rusengero, turi mu kiliziya, turi mu musigiti, ariko ntuzavangure ngo umenye ngo uyu muntu abirimo cyangwa ntabirimo. Icyo nacyo reka nkisubirizemo tuza no tunasoza. Mbwire n'abantu ko Imana yemera ko abantu bose bakizwa. Umuntu wese wumva yuko akora ibibi, Imana ntibyemera. Ikindi, hari Satani, abami babiri, umwe arakunda undi aragomba. Niko umuririmbyi yaririmbye. Satani ashaka ko tubivamo, tukazajya gihenomu nawe kujya mu munwa w'itanura. Ariko Yesu ashaka ko abantu bose bakizwa bakazahabwa ubwami. Subiza n'abantu bajya bavuga ngo ijuru rizuzura. Oya, ijuru si Imana niyo yaremye ibintu byose, irema n'abantu. Abakiranutse ifite aho izabashyira, abanyabyaha nabo ifite izabashyira, kandi ibintu byose ibitabo bizabumburwa. Kwijambo nsorezaho rero nuko muribuka umugani w'abakobwa 10, 5 barabapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Bariya ni ijambo tubona muri Matayo 5. Muri Matayo 25 umurongo wa mbere tubabona umugani w'abakobwa 10. Aho rero niho ngiye guha umukoro abantu bose batwumvise, niwe mukoro nsorezaho.
ninde twamenya ufite ibyizerwa, ninde twamenya utabifite? Ntirengagije umwanditsi wavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Buriya rero abakobwa 10 barasaga, bose bari bategereje umukwe, ariko 5 bari bafite imperezo harimo n'amavuta, bandi 5 bafite imperezo ariko nta mavuta. Aho niho iki kibazo kiri. Ubu uyu munsi abatuye isi bose n'iki kibazo bafite. Ni ukuvuga ngo umuntu wese duhahira ku isoko rimwe, turya kimwe, duhura n'ibibazo bimwe, tugenda mu modoka imwe, dukandaho, dukozaho ikarita, twese tukagenda. Ninde ufite ibyizerwa, ninde utabifite? Wamumenya? Nta wamenya. Ahantu rero bizagaragarira, nibatubeshye abantu babe mu macaca, mu matorero babaye, nibabeshye, ariko ibyizerwa umuntu azabiboga. Igihe kimwe Yesu navuze impanda umuntu azabiboga biruke, avuga ati deni uko nari meze. Bariya bapfu ubundi nta mupfu uvuga, ariko baravuze. Bigaragaza ko rero abantu, ikimenyetso cya mbere cy'uko umuntu yataye ibyizerwa ni uko ategereza umukwe, agatura, agakora umurimo w'Imana byose, ariko nta kintu kirimo. Hanyuma rero nihabaho urusaku. Igicuku cyo ni rusange, igicuku cyo ni rusange, inzara itera hamwe, ibibazo iyo bije biba hamwe, nicyo gicuku. Ubu twese imvura igwira tunyagira, abantu twese turi mu bibazo. Ariko noneho ibyizerwa ubifite arategereza, naho igicuku cyaza arategereza kugeza umukwe aje akinjana nawe mu birori. Rero ngiye n'abantu ngo hita ugenda ngo batubwiye ko ngo umuntu afite ibyizerwa ngo bameze gutya. Oya, ahubwo abantu badafite ibyizerwa ni abantu bazakorwa n'isoni nyiri ibyizerwa aje. Abantu bafite ibyizerwa ni abantu bazahimbaza nyuma y'igicuku, nyuma y'amakuba, nyiri ibyizerwa aje. Nyiri ibyizerwa ninde? Ni Kristo. Azatugorora rero. Mugume muri yo, mugumemo, tugumemo. Itorero, idini, kuko bariya 5 ni idini, 5 bandi b'abanyabwenge ni itorero. Birabanye rero, birabanye. Itorero n'idini biri kumwe, birabanye. Ntiwavangura, ntiwavuga idini itorero biri kumwe. Ni abakobwa 10 bambaye kimwe, bategereje umukwe, ariko imbere ndani ntiwazunguza ngo umenye ko nta mavuta arimo, ntiwazunguza, ntiwanacana. Umuntu umukozi yavuga ati ndakwiyamye. Ibyizerwa rero bigaragara, bizagaragara, bimwe bigaragara ubu kubera ko umuntu abiciriye yuzuye imbaraga z'Imana. Ibindi bizagaragara tugeze ku mperuka Kristo aje. Ndagira ngo rero ndumva ari ibyo, ufite ibyizerwa nabikomeze, utabifite nawe najye gushaka. Murakoze. Ufite ibyo byiringiro niyiboneze nk'uko waboneye. Yego. Murakoze, reka dusoze n'ubundi mudufasha gusengera abari. Ariko ndumva twagira icyifuzo dusengera ibintu byose, nubwo umuntu aviye ibyifuzo byinshi, ariko dusabe Imana ubirimo, Imana imuhe kubikomeramo. Uwabivuyemo Imana imuhe kubisubiramo. Kuko uyu munsi hari abantu batwumva bavuga ati naririmbaga byaranze bitewe na runaka, narasengaga byaranga, nari mfite ibyiringiro no kuzabona Imana ndumva byanze. Buri muntu wese arimenya, ntawe umenywa n'undi. Hanyuma dusenge, dusabe imbaraga, uko buriya n'uwabivuyemo ntabwo ari we, ni Satani. Ubirimo kandi nawe kubikoma, uhagaze yirinda atagwa, nawe yirinde. Mwami Imana ishobora byose, uri data kandi wa twese, uri umubyeyi kandi wa twese. Tugushimiye ko hari ibyo waduhaye tugomamo, tubamo, twizeye ko tuzakubona. Hari ukwizera, hari n'ibyo twizeye. Kwizera warakuduhaye, ibyo twizeye ni ibyo waduhaye. Byose duhe kubigumamo, duhe kuzana imbaraga z'umwuka wera. Kandi nsengeye isi yose kugira ngo abantu bose bagume mu byizero. Nsengeye n'ababivuyemo babisubiremo kugira ngo dukomere mu buntu bwawe. Imbaraga z'umwuka wera zibe kuri twebwe, kandi tubivuge, tubikore, atari ukubivuga gusa ahubwo tunabibemo. Kandi turashaka kumva, atari ukumva gusa ahubwo tunumvire. Uko uzabikora byombi azarya ibyiza byo mu gihugu. Duhe gukomera rero, kandi buri muntu wese mwambika imbaraga z'umwuka wera. Nuko nkisaba ntyo, niringiye nizeye cyane ko utanze umugisha ku muntu wese wumvise iki kiganiro, kandi gikomeza mu bantu bawe, maze umuntu agahitamo nkuko twumvise inzira ebyiri. Urakoze kubyumvise, ngaho duhe gukiranuka muri byose, mu izina rya Kristo Yesu umwami. Murakoze, amen. Murakoze. Reka tubashimire mwari mukurikiye Arabohora TV. Gusa niba uri umukunzi wacu, ugerageze ubitwerekeshe gukora subscribe, ukore like, ndetse unakore share kuri bagenzi bawe kugira ngo barusheho kunguka rwose. Mwakoze, naho ubutaha.